mwihangane rwose. Akusha kwirebesha nk'inyana mu ruhongo ntibiri bumuze kugongora uwo mutwe. Ariko nibyagoye imbayo kandi nawe byakubaho. Iyo ni imyitwarire y'umuntu ugiye gusenga. Nibyo nyine ndi kukubwira. Kuzuri bata abantu mu nzira bose uhuye nabo. Iyo ni imyitwarire y'umuntu ugiye gusenga. Baye par accident. Ibyo bivuze iki mu Kinyarwanda? Impanuka imbayo. Byo uvuga Ikinyarwanda rero. Accident ni impanuka si ibintu byo uvuga Ikinyarwanda. Urumva? Undi wakarya nk'ishyikanora. Undi genda ari kureke kugenda uri bata abantu mu nzira. Urumva? Mamuje gutereta cyangwa mamuje gusenga. Mamuje gutereta cyangwa mamuje gusenga. Ibyo bintu mujye mubikorera mu rugo. We nyuma muri korera y'urubyiruko. Mamagare president mwirukana show. Abana b'iki gihe. Utwo twarwa wagiye se ni ngombwa ngo mujyane. Ako se koko muvandi. Wagiye. Muvandi watubabariye koko. Ako kagahungura. Mwese ko mutegereze n'uki. Aka gahungu gafite mo. Agusura mutegereze iki waje. Ndahagera na evening nkajya ariko sinjya nkubona niba unyihishange simbizi. Shagetswe nimboneka nimugoroba nyine. Niko ubu mwaje gusenga. Nawe wageze hano sangaye. Ngiye maze iminota 30. Iminota 30 yose. Iminota 30 yose. Wowe nyine iminota 30. Uskugana yari ikibazo kirimo. Kana ikibazo kirimo. Wese kuki mutaje ngo muhite mwinje. Ubu mwaje mwakaje mukahita mwinjira mu iteraniro. None se ngo amateraniro bwatangire kuganira amateraniro naratangira hari ikibazo kirimo. Ubu se nago wagenda ukaburamya ufatinye kuramya na worship team. Ni ngombwa se ngo ugende uri murabyigana n'abantu murwanira kwinjira mwese amateraniro yatangiye. Wagize impano zakari wakinji. Cyane nabonaga kuganira nta kibazo kirimo ariko. Hakuye umukobwa nta nubwo nsishyashye. Uyu mukobwa sishyashye. Mugende mwinjira mu materaniro se. Mugende. Sari bari gusaka ibiki. Ibintu byarakomeye ubu abantu babaye babi ni wamenya ibintu binjirana nukwanza ukabasanga. Ariko binjira nibiki? Ubu urekeka ari abantu bangaye batiyuka kwinjirana ibintu bitemewe mu nzi y'Imana. Niba buri bintu by'ibisasu ibiki cye munyumvira abakristo dutunze. Nyumvira abanyetorero dufite. Ubuse utinya gupfa. Ibyo bisasu urabitinya utinya gupfa wowe. Inzira kujyana kwa data urayitinya. Utinya kuyinyuramo. Si ukwitinya kundi. Urayitinya bivuge abasenze twasenze cye. Ngo abantu mwarakonje nimukiri mu mavuta. Reka gutinya gupfa ibyo bintu ntago ari ibintu umuntu yagakwiye kubaho ni Kristo no gupfa niwe. Kandi yo ni inzira kujyana mu buzima bwiza. Uyu muhungu cyarantangaje. Ibintu gende kubabwira nta muntu w'umukristo watinya gupfa. Ntago watinya ubuse watinya gupfa uruwe mu Kristo. Tw'abakristo bazima ntago dutinya gupfa. Abakristo bazima ntago dutinya niyo bazana amagrenade niyo bazana ibiki nta mukristo watinya kubana we nazafanye nyuma. Ni Bibiliya yariguye hasi. Cyo narindi kubabwira ntago twe dutinya gupfa ahubwo dutinya abagenzi bacu babipfiramo. Naho ubundi twebwe subonye umuntu nayinuriye se ngiye kumwitangira buriya nsanga ari gisasu ngiye cyaye guturikana. Naho twe dutinya gupfa. Diakoni wagabanyije umuvuduko usakiraho urimo urakereza amateraniro niba ari 2 ni 2 ubarenze minota 3 minota 3 ntago twaye profita ko nitwabyaza umusaruro borugire ihangane tugirire vuba pe kuna amtseyo neza pastor amahoro y'Imana amahoro y'Imana bandi na Nyaksuru. Ikarita ya muvande. Hakibi nibi kibaho. Ubu imyaka yose maze kuri paruwasi. Ndi umuntu wo kwa ikarita ngiye kwinjira. Uzi urugendo nkora urugendo rw'isani buraburi cyumweru ngo ngere hano nze guterana. Urumva? Reba iyi nkweto yahengamishijwe n'iki? Ndi umukomisiyoneri hoya nuguterana kwera nkora buri cyumweru. Uzi umusanzu natanze kugira ngo urusengero rwubakwe. Murakoze
mbere yuko mbagezaho umushinga ubuyobozi bwaduteguriye muhaguruke dutere agakorasi gato. Nigitangaza ubwo nahawaga kiza kurunu. Nigitangaza yewe nyabyaha kiza. Yesu ni wangu wa uzima wa milele. 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 Umushinga rero nababwiraga nuko tugiye kubaka paruwase nshya. Rero buri nkunga y'umuntu irakenewe. Buri muntu 1000, ariko umuntu uri muri korali cyangwa worship team aratanga 10,000 buri muntu. Yakora hera kuri worship team. Uzama miliyoni y'abantu yagendeye ku rusenge kugira ngo rwubakwe. Inguzanyo twarafashe, twaraburaye, twarabwiriwe. Turwana intumbero imwe ngo urusengero rwubakwe. Ariko mutangiye kudufata gutyo. Oya. Mutangiye kujya mudufata gutya. Ariko nyine muvandimwe, nkuko wubashye uwo mushinga ari nakubaha ibyo ndi kukubwira. Ibyo nabyubashye pe. Nabyubashye kandi nanabyumvisha. Ikarita nayibagiwe. Use nawe ndi buterane. Ikarita nayibagiwe. Kambwira none ngo nawe ndi buterane none nisubirire. Aha nta kibazo nje. Akujya ugabanya amahane. Nta mahane mfite amahane uyafite. Abarira ineza urukamo. Yahabuze kubera kutazinduka. Kose muvandi wamaye ibyicaro. Muvandi wamaye ibyicaro. Niwe mbwiye. Ndabyanze none ujya kundi. Mba nizindukiye. Kuko uyu ni umuntu mukuru. Ni umuntu mukuru nyine yagakwiye kutwihanganira twebwe turi bato. Uza amasengesho aba yarasenze. Muze ngwino nkwereka aho yicarira. Genda mujyana. Namujyana umwereka aho yicara. Muze utaho ujye uzinduka abasaza bamubarira abaje. Muze akira ngo icyicaro wicarire. Akso amusore kufite uburere bubarirwa ku mashyi. Muze ntumenye maze imyaka 15 muri urusengero nibwo bwa mbere nkubonye. Urumva ko nshatse nanaguhoma. Ugize Imana ubonye ibyicaro utangiye no kugerekaho n'amagambo yo gusesereza. Umuntu akuriza. Hari ikintu cyakubabwira ubwo imbaraga zanyu n'ubushobozi mufite. Hari byinshi mwagakoze mwabwira. Haleluya. Kuba warahiriwe n'ubuzima si ukurusha abandi gukora. Ariko naribagirwa mumfashe ngira umuntu ushimira. Aba muri worship team, aba muri korali, yitabira nibature ndetse akora n'umuganda wo ku cyumweru. Uwo muntu nta wundi ni Nyapso. Mukomera amashyi cyane.
Nyakso rero uko mubona ahangaha amaze imyaka myinshi asengera kuri runo rusengero, nanjye ubwanjye nari naza kuba pasiteri kuri runo rusengero. Nyakso yasengeraga hano. Nyakso amaze imyaka myinshi asengera kuri runo rusengero. Muri make arambye nk'igiti cy'avoka. Niyo mpamvu Nyakso ufite biriya. Ndayifite pastor, ndayifite. Ntago yayibura, mutumishi wa Mungu, mukozi w'Imana. Niyo mpamvu Nyakso. Karame ni ukuri pasiteri wanjye nubaha. Dusomere mu isezerano rya kera mu itangiriro igice cya 6 umurongo wa 3 tumve ko Imana itubwira. Ni ukuri kw'Imana pastor, nta kibazo rwose. Tumve ijambo ry'Imana kuva ku mukozi wa Nyakso. Nta kibazo rwose. Haravuga ngo dusomere mu isezerano rya kera. Haravuga ngo abantu pasiteri yavuze ngo dusomere avuga ngo haravuga ngo Imana izamugisha Aburahamu. Nako ngo Yesu arariba. Hola. Nizere ko iyi video yagushimishije kandi ngushimiye kuba umwanya wawe ukayireba. Ikintu cya mbere ugomba kubanza ugakora subscribe hano kuri Afrimax channel, YouTube channel, kandi ushaka kureba n'izindi video zacu nyinshi wakanda hano. Turagushimiye cyane, reka twizere ko tuzakomeza kubana.